umpeye Bibiliya kuko ari inezeza. Umpeye Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Zaburi 147, 148, 149, 150 n'imigani igice cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Zaburi 147. Uwiteka aromora. Iyi zaburi igaragaza ko Uwiteka ari we wenyine womora abakomeretse mu buryo bwose. Isi irimo ibibazo by'injyana muntu mu miryango yose birimo, ariko Uwiteka niwe wabomora. Yagaruye Abisirayeli arongera abahindura igihugu. Nawe yagufata akongera akakurema akakubeshaho. Imiryango yasenyutse nawe wayisana akayiha kubaho mu mahoro. Uwiteka yohereza itegeko rye mu isi, kandi ijambo rye ryiruka vuba cyane kurusha umuyaga. Reka rikore ibitangaza mu mibereho yacu. Zaburi 148. Isanzure ryose rihimbaza Uwiteka. Abamarayika bera, izuba n'inyenyeri, ibyaremwe byose biri mu isanzure byose nibishima Uwiteka. Amazi yo hejuru y'ijuru, imisozi n'udusozi, abami n'abatware, abakomeye n'aboroheje, bose nibahimbaza Uwiteka. Izina rye niryo riduha ihumure. Zaburi 149. Indirimbo nshya. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya. Ishimwe rye ribe mu mihogo yanyu, kandi iminwa yacu yamamaza izina rye. Ni izina ridukiza, kandi ni izina twishingikirizaho tukaramuka. Uhoraho wenyine niwe utegeka isi yose. Ibyaremwe byose nibivugiriza Uhoraho impundu. Zaburi 150. Mushimire Imana ahera hayo. Iyi zaburi iduhamagarira gushimira Uwiteka dukoresheje ibyuma by'amoko yose bivuga amajwi y'uburyo bwose bwiza, ndetse ibihumeka byose nibimuhimbaze, kuko dukesha kwinyagambura kose. Imigani igice cya mbere. Bwenge. Igitabo cy'imigani kirimo ubumenyi buhambaye butavuzwe na Salomo gusa, ahubwo Kristo ubwe niwe witwa Bwenge, kandi niwe uduhamagarira kumwakira. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bwenge ari we Yesu aravuga ati, abaswa mwese nimuze nzabasukaho umwuka wanjye, ariko abatanyakira nzabaseka ibyo batinyaga bibagezeho. Imana iduhe kwakira Bwenge. Imigani igice cya kabiri. Ubwenge burarinda. Uwiteka niwe utanga ubwenge, kandi mu kanwa ke dukuramo kujijuka. Ubufite amenya guhitamo ibyiza gusa. Abaho afite amakenga, akirinda imico mibi yose, ahubwo akarama kandi akagubwa neza. Imigani igice cya gatatu. Kubana n'Imana. Ntitukibagirwe amategeko y'Uwiteka, kuko niwe data. Bizaturinda imyaka myinshi. Ntituzagendere mu byo twibwira, ahubwo amategeko ye azatubere umuyobozi. Twubahishe Uwiteka ibyo dutunze byose, kandi twirinde kugira ishyari n'urwango, ahubwo dukomeze ubwenge buva ku Mana yonyine. Muri icyo cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpeye Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, mu yandi magambo Zaburi bisobanura iki? Icya kabiri, Bwenge uvugwa mu migani ninde? Icya gatatu, ni ibihe bintu bibiri biranga uwakiriye ubwenge mvajuru? Imana ibaha umugisha.